ikimenyetso cyo kuvugana n'Imana nayo irakuvuganira buri munsi. Twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana Nyagasani kuri buri munsi kugira ngo atugire neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kuturengera no kuturenganura kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya 18 tariki 8 Kanama 2023, ubwo duhimbaza Mutagatifu Dominiko. Abadominikana aho muri mwese nimwubahwe. Isomo rya mbere mu gitabo cy'Ibarura umutwe wa 12 umurongo wa 1 kugeza kwa 13. Muri iyo minsi Miriyamu na Aroni banegura Musa ko yashatse umugore w'umunyekushi. Baribazaga bati, ese ubundi Uhoraho yavugishije Musa wenyine? Twebweho ntiyatuvugishije? Nuko Uhoraho arabumva. Musa yari umugabo uzi kwiyoroshya, nta n'umuntu n'umwe ku isi wamurushaga kwicisha bugufi. Uhoraho atungura Musa, Aroni na Miriyamu arababwira ati, mwese uko muri batatu mujye ku ihema ry'ibonaniro. Nuko bose uko ari batatu bajya ku ihema ry'ibonaniro. Uhoraho amanukira mu nkingi y'igicu, ahagarara ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, maze ahamagara Aroni na Miriyamu, bombi bigira imbere ye. Arababwira ati, nimwumve neza amagambo yanjye. Niba muri mwe hari umuhanuzi, nuko njye Uhoraho mubonekera nkamwibwira cyangwa nkamuvugisha mu nzozi. Ntago rero ari nkuko ngenzereza umugaragu wanjye Musa. We ni umugabo w'inkoramutima, nashinze umuryango wanjye wose. Muvugisha imbona nkubone bitari mu marenga, nkamwereka bityo akabona ishusho y'Uhoraho. None se mutinyutse mute kunegura umugaragu wanjye Musa? Uhoraho arabarakarira cyane maze aragenda. Agacu karazimira hejuru y'ihema ry'ibonaniro, naho Miriyamu we abayashesha ibibembe byererana nk'urubura. Aroni arahindukira areba Miriyamu, asanga yafashwe n'ibibembe. Abwira Musa ati, shobuja, ndakwinginze widushyiraho ingaruka z'icyaha twakoze, dusanzwe turi abapfu tukaba n'abanyabyaha. Ndagusabye Miriyamu ye guhinduka nk'umwana wapfuye akivuka, agasohoka mu nda ya nyina umubiri we waraboze igihande kimwe. Musa atakambira Uhoraho agira ati, Mana, gira impuhwe umukize. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 51. Nyagasani tugirira imbabazi kuko twagucumuyeho. Mana yanjye ngirira imbabazi ukurikije neza yawe, kubera impuhwe zawe nyinshi umpanagureho ibyaha byanjye. Nyuhagiraho wese ibicumuro byanjye, maze unkize icyaha nakoze. Koko nemeye ibicumuro byanjye, icyaha cyanjye kimpora imbere. Uwo nacumuye ni wowe wenyine, maze ikibi wanga mba ari cyo nkora. Mana yanjye ndema mu mutima usukuye, maze uvugure mu bitekerezo biboneye. Ntunyirukane ngo nte kure yawe, cyangwa nkure mu mwuka wawe uzira inenge. Nyagasani tugirira imbabazi kuko twagucumuyeho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo umutwe wa 15 umurongo wa 1 kugeza kwa 2, uwa 10 kugeza kwa 14. Muri icyo gihe Farisayo n'abigisha amategeko baturutse Yerusalemu niko kwegera Yesu bati, niki gituma abigishwa bawe bica umuco w'abakurambere? Dore ntibakaraba iyo bagiye gufungura. Nuko Yesu ahamagara rubanda, niko kubabwira ati, nimutege amatwi maze mwumve. Si igishyirwa mu kanwa gihumanya umuntu, ahubwo ikiva mu kanwa nicyo gihumanya umuntu. Nuko abigishwa baramwegera bamubwira bati, aho uzi ko abafarisayo bumvise ayo magambo bikabarakaza? Yesu ati, agati kose kadateretswe na Data wo mu ijuru kazarandurwa. Nimubihorere, ni impumyi zirandata izindi mpumyi, kandi iyo impumyi irandase indi mpumyi, zombi zigwa mu mwobo. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Umunyarwanda ati, akashinzwe n'Imana ntigashingurwa n'umuyaga. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ahangaha tugeze ni kuri buri munsi. Ugumane n'Imana, ubone Imana kandi uze kwiyereka abandi. Umunsi umwe umugabo ngo yagiye mu rukiko, ngo ageze mu rukiko ngo aratsindwa. Nuko ngo mugenzi we aza kumubaza ati, ariko kuki watsinzwe kandi twabona gufite ikimenyetso yuko ari we uzatsinda ruriya rubanza? Nuko mugenzi we wari watsinzwe ngo aramubwira ati, nyuma yo kuva mu rukiko kuko ababaye yashavuye, nuko ngo aramubwira ati, nasanze uwo ndegera ari we ndega. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ngiki gituma bamwe dutsindwa mu rubanza, wowe nturajya mu rukiko ngo utsindwe kandi ufite n'ibimenyetso. Wasanga se nawe uwo nguwo ugiye kurega ari nawe koko
ugomba kuregera, ari wakagombye gukirana wakagombye gucira urubanza. Amasomo kizungu cyashoboye duteguriye uyu munsi araryoshye cyane, aratuganisha mu rukiko, aho muri urwo rukiko umucamanza mukuru araza kuba ari Imana, noneho umwavoka n'ubundi nawe agaruka Imana, biza kurangira noneho n'abatangabuhamya, umutangabuhamya umuhamya nawe araza kuba ari Imana. Icyo bikora, icyo tujya kwisuzumaho, niba we nanjye tutari mu bashinjacyaha, abashinja b'inyoma muri uru rukiko, ese koko twaburana tugatsinda Imana ko twumva impande zose zindi yazifashe, ubu turaza kuburana dutsinda Imana koko? Wasanga uregera ari wowe ugomba kurega, wabigenza ute? Ingingo remezo rero idufasha kuza gutsinda urubanza muri uru rukiko iragira iti, ikimenyetso cyo kuvugana n'Imana. Iyo uvugana n'Imana irakuvuganira. Ariko n'icyo kintu kirashoboka, iyo uvuguruza Imana nabwo ubivunikiramo, nguko ko tagombye kwiteranya n'Imana, kuko Imana yacu koko ituvugira ikatuvuganira, cyane cyane igihe natwe tutayivuguruza. Nuvugana n'Imana, Imana izakuvugira ubwayo. N'igihe uzaba warenganye, Imana izakurenganura. Mukristo muvandimwe, niba uri mu bantu barenganya abandi, ubutumwa niwo bugeneye. Niba uri mu bantu koko bigize kagarara, bakigira abacamanza bakomeye cyane, ubutumwa niwo bugeneye kugira ngo umenye ko Imana ari umucamanza w'intabera. Niba uri umuntu warenganya nanone, umva ubutumwa niwo bugenewe, uzirikana ko Imana ari irengera kandi ikanarenganura by'ukuri, kuko uvugana n'Imana, Imana iramuvugira. Amasomo yombi koko naho kujya mu rukiko, ugiye mu ivanjiri ndetse no mu isomo rya mbere, tuza kumva ko Imana ariyo mucamanza, avoka ndetse n'umutangabuhamya, bikaza kurangira koko uwaburaniwe n'Imana ashobora gutsinda. Naho kundi twumvise mu isomo rya mbere ikirego cya Miriyamu na Aroni. Ikirego cyabo giteye ku buryo bari kwitontoma, cyuzuye ishyari, cyuzuye ubugugu, cyuzuye kwikubira, kugira ishyari. Ubwo baneguraga Musa ngo yashatse umugore w'umunyekushi, nuko n'umurumba mwinshi bagahora bibaza bati, ngo ubundi uhoraho yavugishije Musa wenyine, twebwe ntiyatuvugishije? Amen. Nguko gushaka gusabira ingabire z'abandi, impano z'abandi, kandi nawe ufite aho Nyagasani yagushyize, ugiye kumera nk'aho mugabo ngo urye utwe akarya n'utw'abandi. Nyamara ntituzi icyo uhoraho yavuganye na Musa, kuko Musa avugana n'Imana, bityo Imana akaba ariyo imuvugira, ntabwo yigera avuguruza Imana. Aroni na Miriyamu bari gushaka kuvuguruza Imana, bizarangira koko babivunikiyemo. Iyo uvuguruza Imana, burya ujya witonda, ntabwo birangira gutyo, ushobora kubivunikiramo, ushobora kubihomberamo, ushobora kugwa bikarangira ugushije n'amazuru. Ngicyo rero ikirego cya Miriyamu ndetse na Aroni, biraza kurangira Musa adashobora kwivuganira. Batubwira ko hari umuntu wiyoroshya, wicisha bugufi, nibwo biza kurangira ko adashoboye kwivuganira. Banatubwira ko Musa byari bimugoye kuvuga kuko iri begeye, ariko tujye kumva uburyo Imana igiye kumusobanura, hatataza gusobanura n'aba ba Miriyamu na Aroni baze gusobanukirwa. Imana ubwayo igiye kuza, ubwayo yizire igaragaza ukuntu bavugana na Musa, n'ukuntu ariho ko Imana yashinze umuryango wayo. Ngiki gisobanuro cy'Imana, Imana ubwayo ikemera ikimanukira. C'est ça la justification de Dieu. Bizarangira koko nyuma yuko Musa na Miriyamu biboneye ubwabo ko Imana idakina, ko Imana koko yiyiziye ubwayo, hanabonetse n'ikimenyetso nyine cy'aho umuntu uvuguruza Imana abivunikiramo. Nyuma rero bigatugaragariza ko Imana ari umunyampuhwe, Imana ni intabera, urubanza rw'Imana intabera ni ubudahemuka. Iri somo rirangira koko Musa n'ubundi akomeje gutakamba nk'aho umugaragu w'Imana uvugana n'Imana, bityo Imana koko igakomeza kumuvugira. Ubwo aza gusabira imbabazi aba bahemu, aba banyeshyari, bityo ko akavuganira ku Mana. Ni nayo ntero yo muri ibyo azabura uyu munsi, Nyagasani tugerera imbabazi kuko twagucumuyeho. Amen. Niyo nakosheje, niyo ndi guhimbahimba ibinyoma, niyo urubanza rw'abana nawe nkwereyeho amazi, bizarangira koko Imana igaragaje ukuri. Ariko icyo Imana ikeneye, ntabwo ikeneye kunkoza isoni, ntabwo Imana ikeneye kunyerekana ko ndi ruharwa, ahubwo ikeneye ko naza nkerekana ububi bwanjye, nkamenya ububi bwanjye, nkamenya icyaha cyanjye, nkamenya ishyari ryanjye, nkamenya ubugome bwanjye, ubundi ngaca bugufi nka Miriyamu na Aroni, nanjye ngasaba imbabazi kuko wari n'umunyampuhwe n'umunyambabazi. Amen. Ku rundi ruhande mu ivanjiri naho hari urukiko, naho Yesu Kristo araza kuza koko aba ari ucura urubanza. Ikirego nanone n'abigisha amategeko n'abafarizayi bagiye koko kurega abigishwa ba Yesu. Ni bya bindi by'uko nyine akantu gakurikiye kagiye kuba kuregera urega. Tekereza nawe umuntu ugiye kurega anawuza ko kuburanisha,
ari nawe uza kugucira urubanza, ari nawe uza kuba umutangabuhamya. Ubu se koko watsinda urwo rubanza? Nk'uko ko turega Yesu tutabizi, tukamujyana mu nkiko, tukamukurubana mu nkiko, ariko bikaza kurangira nyine dutsindwe, tuguye kandi tukagusha n'amazuru. Abafarisayo n'abigisha amategeko birangiye koko bakozwe n'isoni, kuko batari gutsinda nyine urubanza rw'amahugu bari bateje. Barashingira ku migenzo y'inyuma, gukaraba inyuma, imico ya karande, ariko bakibagirwa icy'ingenzi Yesu Kristo ashaka kubereka uyu munsi, la pureté intérieure, ubwiza bw'imbere, isuku y'imbere. Ntabwo biza kurangira ngaha abigisha amategeko n'abafarisayi biraza kurangira barakaye babishe, ni nko kwa kujurira, ariko n'amaherezo n'ubundi bazatsindwa. Nibwo Yesu Kristo koko agiye kurengera akarenganura abigishwa be, abereka ko bagomba gukomera ku Mana yo mucamanza w'intabera, Imana yo muhamya, Imana yo mutangabuhamya, Imana kandi avocat défenseur, anaho koko umurimo wa Roho Mutagatifu, umuhoza, umuvugizi. Yesu ati, agati kose kadateretswe na Data wo mu ijuru kazarandurwa. Amen, amen, amen. Ngiki gisobanuro koko cy'umuntu wasobanukiwe n'iby'Imana. Ngiki ikimenyetso cy'umuntu uvugana n'Imana, nuko Imana imuvugira. Naho ubundi iyo utavugana n'Imana, icyawe nyine birangira uri kwivuguruza, bikaza kurangira naho koko uri kubivunikiramo, uri kubihomberamo. Ese mu Kristo muvandimwe, ubuzima bwawe nawe uvugira Imana cyangwa uba uri kuvuguruza Imana? Ese imirimo ukora, ibyo ukora, aho uba ku kazi, bivugira Imana cyangwa bivuguruza Imana? Uze kureba koko nawe inkiko ujyamo, imanza ujyamo, ese ujya urengana cyangwa ujya urenganya abandi? Nk'uko abantu benshi koko bashaka kurundanya, bagashaka kurenganya abandi. Nyamara uritonde mu Kristo muvandimwe. Biragusaba niba uri umuyobozi kugirana ibanga na Yesu Kristo, niba uri umuyobozi umutegetsi kugirana ibanga na Yesu Kristo, kuko niba mutavugana na Yesu, amaherezo nyine uramuvuguruza. Akajya bindi ngo umwana utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Naho rero niba nta kanya ugiye kuganira na Yesu ngo kubwira ukuntu ko ugomba kwitwara mu butumwa bwe, ese ibimenyetso bivuguruza Imana iwawe wasanga ari byo byinshi kurenza ibivuganira Imana. Ibaze nanjye nibaze, icy'ingenzi ni isuku y'imbere, uko mbanye n'Imana. Abantu benshi koko dukunze kugira ishyari, nabona mugenzi wanjye yatangiye gutera imbere, ngo ashakishe uburyo bwose koko nkamurimbura n'imizi. Ati nanjye koko buriya muntu andusha iki, buriya koko kariya kigize amaki, buriya ugatangira ugashyiraho ibibazo nka bya mbiriya muntu Aroni bashyize kuri Musa, nyamara utazi icyo yavuganye n'Imana. Musa koko nka Yezu mushya utwerekeza ku rubanza rw'Imana, ko Imana koko ari igomba gutuvugira kandi gatuvuganira, kubera impuhwe zayo gaturengera kandi gaturenganura. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo w'umukire ngo arafite uruganda rukomeye, nuko rero ngo aza kurushinga umugaragu. Ariko abagaragu bandi bene wabo bagahora babwira bose batariko uriya muntu ni igisambo, azakwiba kandi azagucyucyura uzabureba. Bagahora bafite amakenga y'ukuntu koko bose yizeho umugaragu akajya amushinga ibye kandi atamuzi. Nuko bakomeza bagira bose inama, ariko bose yanga kubumva. Bose rero akaba yarakoraga ingendo nyinshi cyane hanze agiye muri business ze. Nuko rero ngo umunsi umwe aza gufata amakonti yari afite, asigiraho umugaragu yakundaga nk'umusinyateri, ko ugomba gusinya ku mafaranga. Abandi bagaragu babyumvise barabisha, bibaza ko ukuntu bose yizera uwo muntu kandi atamuzi. Nuko birababaza cyane, birabarakaza. Ubwo bose ngo yigira mu mahanga agiye muri business ze, ngo agumiye igihe kirekire. Ngo igihe kimwe kiza kugera, wa mukozi w'umugaragu yakundaga cyane aza kugera cya arabura. Amaze kubura, abandi bagaragu baramushaka baramubura. Baza gusanga n'umuhungu wa bose w'ifura, umwana w'ikinege, baza gusanga adahari. Baza kumenya amakuru ko wa mugaragu yuriye indege yarigendeye, ari n'umwana wa bose koko yarabuze. Nuko ribishavu rikomeye cyane muri ba bagaragu, biza kurangira batumije kuri bose ngo azatabare kuko biri gucika. Bose ageze mu rugo, bamusanganiza inkuru ko wa mugaragu ngo yakundaga cyane yamuhekuye, ngo amaze kwica umwana w'umuhungu w'ikinege kandi w'imfura, ngo yahise atorongera aratoroka, ndetse ntabwo yagiye gusa, ahubwo yasize asahuye amakonte ye kubera ko yajyanye n'indege. Ubu ngubu koko yuriye indege yaragiye, nta kibarizwa ino. Nuko koko bose ararakara cyane, biramubabaza. Nibwo koko agiye gushaka umuhungu we aramubura. Ubwo bakekaga ko yamutaye mu bwiherero. Nuko basakambura ubwiherero bwose, bashakisha hose, wa mwana ntibamubona. Babona n'ikimenyetso na kimwe.
cy'ahantu uwo mugaragu kuko yataye uwo mwana, byibuze ngo babone umurambo wundi bawushyingure mu cyubahiro. Nuko barakomeza barashakisha, ndetse no mu gushakisha amakuru y'aho uwo mugaragu yagiye, bageze ku kibuga cy'indege koko basanga ko uwo mugaragu bigaragara ko yatambutse aho ku kibuga cy'indege ko yagiye. Nuko bose neza neza yibaza ukuntu aza kubigenza, ararakara arashavura. Mu gihe gikomeje nk'ita ari gushakisha, yibuze ahantu yabona umurambo w'umwana wo kugira ngo awushyingure mu cyubahiro, arahashakisha arahabura. Agiye ku makonte ye koko asanga ari kumuhamagara, asanga nta kiriho, hari gutambuka ibitagangurirwa, nta kintu gikibera kuri konte. Wa mugaragu koko yarayateruye arigendera. Ubwo muri ako kababaro kose bose ari gushakisha koko ukuntu yabigenza, ari kwibaza icyo yakora. Nuko muri uko kwiyakira, nuko ngo agiye kumva, yumva batangaje ko wa mugaragu n'ubundi azahindukira, bishoboye ko ahantu yari yagiye bamugaruye, banze kumwakira. Nuko aza kumva umunsi azashyikiraho kuri cya kibuga cy'indege agarutse muri icyo gihugu. Maze bose babagaragara ararika n'abanyamutekano baza guhita bamubohera aho ngaho ku kibuga cy'indege. Niba mubona ubundi koko bamunyonge, bamugirire nabi. Uwo mugaragu koko w'imburamumaro wakoze ibyo bintu bibi cyane, ibyo bintu bisharira, bamubohe. Nuko ngo wa munsi ko kuragera, bajya ku kibuga cy'indege, bagiye gutega wa mugaragu. Bishoboye ko bamwe bari bafite ibibando, amacumu, imihoro, amapingu n'ibindi byinshi cyane kuko biteguye kuza kumusama hejuru kugira ngo bamusandaze. Nuko wa mugaragu kwiye kiragera, aruruka agera hasi, ava mu ndege. Ngaho nawe tekereza uburyo koko bagiye kumufata mu muhogo n'uburyo ko bagiye kumwica. Nuko wa mugaragu uko yakamanutse mu ndege, amanuka afite wa mwana wa bose wifura. Byagaragaye uwo mwana ko afite ibimenyetso by'uvuye kwa muganga. Ubwo bose amaze kubona wa mugaragu acigatiye wa mwana, yahise yururuka, umutima hahise hacya. Wa mugaragu atangira kumubwira uburyo akimara kugenda agiye mu mahanga, bose akimara kugenda agiye mu mahanga, uburyo wa mwana w'ifura yarembye bikomeye cyane, aza kubura umwuka. Biza kurangira yitabaje aho bishoboka byose. Ubwo hari hasigaye ikintu kimwe gusa bagombaga kumukorera, guhita atagira indege vuba by'igitaraganya, ubundi wa mwana ko bakajya kumwongerera umwuka ku buryo bwihuse. Ubwo noneho wa mugaragu nibwo nyine yahise ashakisha amafaranga by'igitaraganya kugira ngo wa mwana koko ataza kumupfana, akize amagara ya wa mwana. None koko nk'uwinda mugaruye yakize, ubu ni mutaraga, umwana wacu ni mutaraga. Nuko na bose koko araturikararira. Yarizwaga n'iki? Yarizwaga n'ibyo bibando n'ayo macumu n'ayo mapingu byose byari bitegereje wa mugaragu. Ngaho nawe tekereza babagaragu bandi koko bafite bya bikoresho, nirinze kuvuga intwaro z'ubwicanyi, bashaka kugira wa mugaragu nabi. Ibaze nawe bari buze kubitwara bate? Barabijugunya bate? Ibikoresho barabijugunya bate? Ngiye ikimwaro cy'imisara 25, isoni zirababumbye. Nuko rero bose arishima cyane kuko koko igisubizo gikomera kibonye. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Nguko kudaca urubanza uko tubonye. Hari igihe twebwe abantu dushaka guca urubanza, rimwe na rimwe tukaruhengeka, kaza kurangira twe duhengamye, kaza kurangira twebwe koko tugiye guhenanguka. Kubera iki? Imanza zacu kenshi ziba zuzuyemo ishyari, ziba zuzuyemo amarangamutima, ziba zuzuyemo kurengana, ziba zuzuyemo kubogama. Ariko urubanza rw'Imana n'ubutabera n'amahoro n'ukuri. Urubanza rw'Imana mubyeyi, uko abantu bashobora gukurega, urubanza rwa bakurumweraho amazi, ariko Yesu Kristo azaza umunsi umwe akurengere kandi akurenganure. Ikimenyetso cyo kuvugana n'Imana nuko ubwayo niyo izimanukira, nkuko yamanutse agakoranya Musa, Aroni ndetse na Miriyamu, akabahuza kugira ngo ahishure ububasha bwe, ahishure ubutumwa yahaye Musa. Niko nawe igihe kizagera koko n'Imana koko yaraguhaye ubutumwa, bamwe koko bashobora kukunyega, ariko Imana niza kuburanira. Ni ngombwa rero ko ufite ikimenyetso byivuze kimwe cyuko muvugana n'Imana, ikimenyetso rukumbi. Nta kindi nuko Imana ubwayo niba uyivugira koko nta niza kuvugira. Niba ko kuvugana n'Imana niza kuvugira, ariko nanone nivuguruza Imana, bizarangira ukozwe n'isoni n'ikimwaro, umere nk'abagaragu bari ku kibuga cy'indege bategereje mugenzi wabo kugira ngo bagere bate, bamumanyure, bamugirire nabi, bamwice. Ariko erezuma ko Imana buri gihe bire hafi aho ngaho igira ngo kurengere kandi kurenganure. Ngubwo ubutabera bw'Imana, Imana idozaho ijisho. Imana idozaho ijisho nk'uko umushumba arinda ubushyo bwe, cyane cyane igihe nawe wafashe umugambi wo kwirekurira Imana, kuvugira Imana, kuvugisha ukuri. Mukristo umuvandimwe,
mu gihe cyose utarabona ikimenyetso ujya wenda guca urubanza, ariko ujya unibaza uti ese ni ikimenyetso mpawe n'abantu cyangwa ni ikimenyetso Imana impaye? Abantu bashobora kugoreka urubanza bagakubwira ibintu kandi nawe ukabona ko ari byo koko, bakubwira bati umwana wawe yapfuye, n'ikimenyimenyi se wajya kureba ukabona ntawe uri kubona, ati amafaranga bayamaze kuri konti, wajya kureba ko ugasanga ko bayasahuye, ariko se wabanje kumenya impamvu wa mwana yabuze? Ariko se wamenye impamvu y'amafaranga yabuze? Aha, Imana kuguhomba yahomba. Nguko Nyagasani we ashaka kurokora umuntu, kabone nubwo ibintu byashira, kabone nubwo koko abantu amagambo yashira ivuga bagakomeza bavuga, ariko amaherezo niba koko bavuga ibinyoma, amaherezo koko bazivuguruza, ariko Imana nawe izakuvugurura. Mukristo muvandimwe, uri ku ruhande rw'Imana cyangwa uri ku ruhande rw'abantu, guma mu murongo w'Imana. Yesu Kristo niwe uzakuvugira kandi agakuvuganira, kuko Yesu Kristo agukunda byahebuje. Uyu munsi nawe uza gukora umwitozo, imanza umaze igihe uca ukazica nabi, imanza umaze igihe ugoreka kubera za ruswa baguhaye, kubera ishyari, iryo shyari mubyeyi, iryo shyari y'irya Miriyamu na Aroni, koko urarwana iki kuvuguruza Imana? Uri kurwana n'iki kuri gushaka kwitesha amahirwe? Mukristo muvandimwe, wowe nturajya mu rubanza ngo urengane, ninde ujya ukurenganura? Nturaba ufite ibimenyetso ariko bikaza kurangira utsinzwe. Aha, gutsindwa no ku isi ujye ubanza ukurikira iki kintu mubyeyi kandi ugice akarongo. Ese hari connection mfitanye n'Imana? Nunze umwe na Yesu Kristo? Umva, niba wunze umwe na Yesu Kristo bishatse kuvuga nyine uri mu butungane. Yesu Kristo azi umutima wawe, azi imbere yawe, arakuzi wese. Umva, iturize, wiryamire, komeza uwo murongo mwiza ufitanye na Yesu. Ibisigaye umva, ntuzanamenya n'igihe Yesu Kristo yabikoreye, ntuzanamenya n'igihe byabereye. Uzajya kubona ubone Yesu Kristo ageze ate, arakurengeye, arakurenganuye, bya bintu byose byari bikuboshye ujye kubona ukabona biragiye byose uko byaje. Bya bintu byose byari bigushikamiye wajya kubona ukabona byose biritamuruye. Ba bantu bose koko bakuvuguruzaga wajya kubona ukabona koko baragiye. Nirinze kuvuga bakagenda nk'ivu. Kubera iki? Imana yaje. Imana yiziye koko izana byose, izana ibisubizo, izana ubutabera. Ikimenyetso cyo kuvugana n'Imana nayo irakuvuganira buri munsi. Amen. Mutagatifu Dominiko udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Amen.